Yesu nashimwe, dushima Imana ko yongeye kuduha ibihe byiza, yongeye kuduha umugoroba mwiza w'umugisha kugira ngo twongere kuganira ku magambo yayo, ku byo yandikishije, aho uyu munsi tugiye kongera kureba inyigisho nziza cyane ifite umutwe uvuga ngo n'Imana izi itangiriro n'iherezo ry'ibibazo byawe. Yesu nashimwe, wowe udukurikiye kuri inyigisho uyu munsi, ndagira ngo nkumenyeshe ko n'Imana izi itangiriro n'iherezo ry'ibibazo byawe. Turaza kwifashisha ibyanditswe bitandukanye, ariko reka tubanze dusenge kugira ngo Uwiteka dukomereze muri byo ndetse aduhe kuza guhindurwa nabyo rwose. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye ko uri Imana y'impinduka, uri Imana y'ibihe n'ibihe, uri Imana yacu, uri Imana idukunda, uri Imana y'urukundo. Data mwiza, twarakubonye kandi waratwigaragarije, kandi Mwami ukomeje kuturindira mu ngeri zitandukanye, abe mu kazi, mu masomo, mu buryo bwose butandukanye uraturinze, ntushimwe duhabwe icyubahiro. Ndakwinze kugira ngo wirengagize gukiranirwa kwacu Kristo, hanyuma utugirire neza. Inyigisho yongeye kutwibutsa ko uri Imana yita cyane, uri Imana yita ku itangiriro n'iherezo, ndetse uri Imana uzi itangiriro n'iherezo ry'ibigeragezo ducamo, ry'ibibazo ducamo, ndetse rya byose. Nk'uko hari inkuru zagiye zibitwigisha, uyu munsi wongeye kubigarura kugira ngo tubere inkomezi mu mitima yacu. Reka rero mwene data udukurikiranye aka kanya, umuhe guhindurwa naryo rwose kandi no guhumurizwa naryo. Uyu wari wihebye wabonaga birangiye, reka yongeye kwibuka ko uzi iherezo ry'ibibazo arimo, uzi iherezo ry'urugendo afite, bityo yemewe gukomera muri uru rugendo. Imbaraga z'umutima rero nizo guhinduka ku Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu nashimwe. Nshima Imana ko twongeye kubona umwanya wo kugira ngo tuganire ibyanditswe byayo, ibyandikishije mu magambo meza, cyangwa se muri iki gitabo cy'ibyanditswe Bibiliya yera. Hanyuma wowe ubasha guhindurwa n'izi nyigisho, Imana iguha umugisha kandi ngusaba kugira ngo ujye uzisangiza n'abandi, nabo bakomeze kumenya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma uyu munsi tugiye kwiga inyigisho ifite icyitiro ivuga ngo n'Imana izi itangiriro n'iherezo ry'ibibazo byawe. Yesu nashimwe. Turaza kwifashisha ibyanditswe bitatu, nibyo byanditswe shingiro byacu uyu munsi, ariko uyu munsi ongera wibuke ko n'Imana izi itangiriro n'iherezo ry'ibibazo byawe. Uko byagenda kose, ndagusaba kugira ngo kwiheba n'ibihagarare, umutima wari uhagaze niwongere utere kandi wongere utuze, kubera ko hari Imana izi itangiriro ikamenya n'iherezo ry'ibibazo byacu. Haleluya. Uyu munsi yaba ari wowe ubwirwa, uyu munsi yaba ari ryo ubwirwa, ariko menya ko n'Imana izi itangiriro ryabyo. Ese ujya wibaza ngo uko byatangiye gutya bizaherera he? Ujya wibaza ngo uko umuntu yemeza uko nguko amaherezo ni ayahe? Uyu munsi hari amagambo y'ihumure tugiye kuganiraho, kandi ndatekereza ni amagambo y'impinduka, ni amagambo ahindura, uraza kungukiramo byinshi. Reka rero turifashisha ibyanditswe bitatu. Icyanditswe cya mbere ni amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho ni icya 46, umurongo wa 10 niwo turasoma wonyine. Hatubwira ngo mpera mu itangiriro nkavuga n'iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nshaka byose nzabikora. Yesu nashimwe. Ikavuga ngo imigambi yayo izakomera kandi ibyo ishaka byose izabikora. Iyi ni Imana nta yindi. Ndetse turaza gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 29, umurongo wa 11. Naho reka dufatanye tuhasome. Haravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Kandi reka twongere dusome ibyahishuwe, nagira ngo tuze kuganira kuri aya magambo dusa nk'abashoje kuyasoma, ariko ndaza kuyabasubiramo kugira ngo uraza kugira ubushake bwo kuyasoma aze kongera. Twasomye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 46, umurongo wa 10, aho bavuze ko ivuga itangira ikavuga n'iherezo. Ikavuga ngo imigambi yayo izakomera kandi ibyo yateguye byose izabikora. Dusomye muri Yeremiya, igice cya 29, umurongo wa 11. Atubwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ko ari byiza atari bibi. Hanyuma rero reka dusome no mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cyaho ni icya mbere, umurongo wa 8. Haratubwira ngo ndarufa na omega, itangiriro n'iherezo. Ni kumwe Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ari ishobora byose. Yesu nashimwe. Aya ni amagambo dusanga muri Bibiliya yera, aho yandikishijwe n'Imana yacu. Hanyuma ndagira ngo tuze kuyaganiraho, ariko tutibagirwa titire yacu uyu munsi iravuga ngo
n'Imana izi itangiriro ikamenya n'iherezo ry'ibibazo byawe. Buriya bavandimwe, hari igihe umuntu ageraho akavuga ati nzi uko byatangiye ariko sinzi aho bizarangirira, ukagera kureba mu mutima ukajya wibaza Imana, ibintu bizarangira gute, bizagenda gute, ko mbona ntari kubona inzira, bizarangira gute? Ndetse ibibazo by'ubuzima bwacu tugira bya buri munsi bituma twibaza ejo hazaza uko hameze cyangwa se hazamera gute, bituma kandi tugira ubwoba cyane, bituma twumva turi twenyine, tukaba solitude, tukumva ko turi twenyine, tukeba mu mutima, ukavuga ntabwo banzi, imiryango yarantengushe, amashuri agera gute, amafaranga agera gute, ukibaza ko nzi ko byatangiye gutya bizarangira gute. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo n'Imana izi uko ubundi ngo inkuru zayo zigira uko zitangira zikagira n'uko zirangira. Reka mbahe ingero zifatika. Ngo inkuru ya Yozefu yatangiye Yozefu bamugurisha muri Egiputa bazi ko birangiye, ariko ngo igifata imiraba ikayibyazamo inyungu nyinshi cyane. Arangije ngo bamugurishije ageze muri Egiputa nibwo ahubwo yarimo yegera umugisha we. Hari igihe ugera mu bibazo cyangwa se bagusunikira mu bibazo bakibwira ko bakurangije, ariko nyamara ntibamenye ko bari kugusunikira ku mugisha wawe. Yozefu baramugurishije muri Egiputa, bazagira ngo birarangiye ntazigera umutware birapfuye, ariko aza ategeka muri Egiputa. Ikindi kandi reka twibuke neza, Yobu yatangira nabi, imiryango iramushiraho, abana bose barapfa, kila kitu kiragenda kuko yari yasabwe na Satani, ariko yaravuze ngo naho itangiriro ryaba rito ariko amaherezo nakunguka cyane. Rero inkuru y'Imana yacu igira uko itangira ikagira n'uko irangira, igira itangira ikagira n'iherezo. Inkuru ya Yabesi yatangiye avukiye mu gahinda, atangira yitwa Gahinda, atangira amwita Gahinda, aza asenga Imana ati cyangwa ukaba umugisha rwose, kandi ukagura imbago yanjye ukaninda ibyago ntibimbabaze, ukuboko kwawe ukabana nanjye, ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye. Byatangiye ari Gahinda birangira ari mugisha, ari munezero, Imana imuhaye ibyo yasabye. Inkuru ya Daniyeli yaratangiye ko azira gusenga, azashika mu rwobo rw'intare, Imana iramurindirayo. Nawe ibyo ngibyo urimo, ibyo uri kwibaza by'ejo hazaza, ubwo bwo bufite, ukumva uri wenyine, Imana yabibyazamo ikintu gikomeye. Ongera wizere, Imana yabikora. Ibi ni ibibazo rero tugira kwibaza mu buzima bwacu, ariko uyu munsi Imana iratubwira iti humura genza itangiriro n'iherezo ry'ibibazo byawe. Niko yatubwiye dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, niba mubyibuka neza, igice cya 40 umurongo waho wa 10, hatubwiye ngo igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 46 umurongo wa 10, hatubwiye ngo mpera ku itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nshaka byose nzabikora. Ndagira nkubwire uyu munsi Imana iravuga ati humura, humura izitangira ikamenya n'iherezo ry'ibibazo byawe, nk'uko Yesaya bitubwiye, Imana itangaza iherezo uhereye ku itangiriro. Ndagira ngo rero ufate iki kintu mu mutima wawe, ndagira ngo ugifate, bivuga ngo nta kibazo na kimwe kiri mu buzima bwawe kidafite iherezo riri mu maboko y'Imana. Kamaha agatesitimoni gato. Umunsi umwe hari umusore mugenzi wanjye twari turi kumwe afite ikibazo, ariko ibibazo duhura nabyo mu buzima busanzwe, gusa cyari kimuremereye yumva ko ari ibikomeye. Arangije ahura n'umugabo aramubaza ati ese iki kibazo yaba ariwe muntu wa mbere kibayeho kuva cyatangira kuba? Ati ese ubona kitazagira iherezo, ntabakinyuzemo kikarangira? Ndagira nkubwire ngo icyo kibazo urimo ntabwo uri umuntu uri kugicamo akanya wenyine. Ikibazo cy'amashuri, ikibazo cy'amadeni, icyo kibazo cy'imiryango, ntabwo ari we wenyine. Icya kabiri, ntabwo ari ikintu kiri permanent, ntabwo kizahoraho, kirarangira. Hari ababiciyemo babivamo, ubu barahiriwe, bageze ku migisha yabo. Nawe hari uko urimo utunganya imigisha yawe iri imbere. Ndagira ngo nkubwire, nta kibazo na kimwe kiri mu buzima bwawe kidafite iherezo riri mu maboko y'Imana. Ongera wizere Imana, hanyuma ibindi izabikora. Rero ahangaha ndagira ngo nkubitse ko Imana ntabwo yigeze itungurwa n'ikibazo cyawe. Hari igihe umuntu azayibaza, ese Imana uranzi nanjye ko umuntu abigenje gutya? Ati hari abantu Imana yahaye umugisha, ati twebwe iratujugunya kuriya? No, Imana ntabwo ntiyatunguwe n'ikibazo cyawe. Iyo dusomye Zaburi y'Ijana na 39 umurongo wa 16, reka wenda tuhasome. Zaburi 139 umurongo waho wa 16, ukuntu hatubwira. Umurongo waho wa 16 handitse amagambo avuga ngo nyiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, hategetswe itarabaho n'umwe. Kandi twongere dusome, nyiri urusoro amaso yawe yarandebaga,
mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe yategetswe itarabaho n'umwe. Ibi bivuze iki rero? Icyagutera kurira uyu munsi, icyagutera kurira uyu munsi cyangwa se icyaguteye kurira uyu munsi, harimo indwara, harimo kubura akazi, harimo gutereranwa cyangwa se gutenguhwa, harimo gutsindwa, harimo amadipurisiyo agiye atandukanye, ariko ibuka ko ntabwo kigeze gitungura Imana, kuko Imana yakubonye ukivuka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yabonye urugendo rwawe iraruzi. Icya gatatu, yabonye n'iki kibazo, yari ibizi. Buriya urugero rufatika, iyo umubyeyi ahaye umwana inkingi y'ishinge, umwana ararira, ariko umubyeyi abaza impamvu y'icyiza bizavamo. Hari ibintu ababyeyi baduha ukibaza ese ibi bintu kubera iki, tukanabanga cyane, ariko umubyeyi aba afite icyiza kizavamo. Mbivuga iki? Hari ibigeragezo ucamo bikamera nk'ishuri, bikamera nko gutegurwa, ngo reka yige n'iki kintu kugira ngo azakomeze abandi. Rero ibi biri kugutera kurera uyu munsi, izi ndwara, kubura akazi, gutereranwa, gutsindwa, aya madipuresiyo, ibyo byose nibitsindwe mu izina rya Yesu. Wowe niba uri kubicamo, byihanganire, musenga Imana. Ntabwo ari ukuyaganya ko inkuru izarangira, no, ntabwo inkuru igomba kurangirana ubwihebe, inkuru igomba kurangirana amashimwe. Turi kuvuga Zaburi ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Rero turarira nibyo, ariko Imana izi impamvu yabyo. Ese tugize kwibaza kino kibazo, twibaza kiti ese wemera ko Imana itatunguwe n'ikibazo cyawe? Icyo kibazo uri gucamo uyu munsi, hari ikibazo cyo kubura amafaranga y'ishuri, school fees, tuition fees, hari ikibazo cyo kubura amafaranga yishyura amazu, amarenti n'ibindi, hari ikibazo cy'amadeni jisite ubereyemo abantu, hari ibibazo by'indwara, hari ibibazo by'imiryango, amafamiye. Ese utekereza ko cyatunguye Imana? Ni ikibazo Imana itazi? Rero njya nkubwire ngo ibi byose irabizi kandi iba ifite inzira yabyo izabikemuramo, nta mpamvu. Iyo hari ijambo nkunda riri mu Befeso igice cya 2:10, haratubwira ngo kuko turabo yaremye turema imirimo myiza ngo tugendere muri Kristo Yesu yiteguriye kera. Kandi n'iyi Zaburi irabisobanura, 139, avuga ngo nkiri urusoro amaso yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Bivuze ngo iratuzi, irabizi. Hararembye aravuga ngo irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe wubitse umutwe mu biganza, urira cyane rwose ushavuye. Rero ni Yesu, niwe wenyine, kuko niwe ubitse ibanga ry'ubuzima, niwe dukwiye kwegera. Rero ntabwo byigeze bitungura Imana, ntabwo byatunguranye, ahubwo komera ufate isomo ishaka ko wiga, nurangiza usenga Imana igukure muri urwo rwobo. Daniyeli yavamo, igukure muri uwo muriro. Shadiraka na Meshaki na Abedenego bavamo bagatambuka babyina, nawe wavamo kubwo gusenga, Rero hari mentalite abantu bagira, hari mentalite abakristo bagira, kumva ko kuba mu kibazo Imana yaranditse, yarantereranye. No, ntabwo kuba uri mu kibazo si ikimenyetso cy'uko Imana yagutereranye. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43 umurongo wa 2, reka tubasome ukuntu hatubwira. Hari titiri ivuga ngo Abisirayeli bazacungurwa. Hanyuma umurongo wa 2 avuga ngo nunyura amazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawe ntibizagufata. Rero hari igihe abantu bagenda akaba mu kibazo akavuga ati I know ntabwo turi kumwe, ntabwo iri mu ruhande rwanjye, ukagira ngo yasinziriye. Ntabwo isinzira, nta nubwo ijya kure, yama ihari igihe cyose, yama itwumva. Rero kuri mu kibazo si ikimenyetso cy'uko Imana yagutereranye, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana yakuretse, no, ntabwo ari byo. Hari abantu bibwira ko iyo uri mu mibabaro ngo Imana yaragiye, ukibwira ko ibintu bikugoye Imana yarakwirengagije. Si byo, kukwirengagiza nta kimana yungukamo, nta kimana yunguka rwose. Imana yavuga iti nzabana nawe, nuca mu mazi ntazagutembana. Reka dufate urugero rwa Yozefu. Iyo dusoma mu Itangiriro igice cya 37 tugasoma ibyo bice byose kugera ku cya 50, dusangamo inkuru ya Yozefu. Yozefu icya mbere yaragurishijwe n'abavandimwe bavukana mu nda. Icya kabiri arafungwa kuko yari yanze kuryama n'umugore wa sebuja. Arangije ararenganyijwe, ariko buriya iherezo rye ryari ubuyobozi n'icyubahiro.
yaba aba umutware muri Egiputa, ndetse imiryango igaruka kumukuraho ibyo byose. Rero reka turebe Daniyeli, yasenga 3 ku munsi, baramufata baramushyira mu rwobo rw'intare, Imana iramurinda. Shaduraka, Meshaki na Abedenego baranga gupfukamira ikigirwamana, barabyanze, baravuga ati nahita dutabara ntabwo twagipfukamira, babishyira mu itanura ry'umuriro, ngo barebye basanga babaye 4. Rero iyo Imana itarakuramo ikibazo ni uko itarakugeza ayo gutwara. Impamvu uguma muri icyo kibazo, hari ibyo urimo gutegurira, hari urugendo urimo irategura. Rero jya wihangana, ugire kwihangana, ukomere mu mutima, ugire kwizera, kuko iyo udafite kwizera gukomeye unamuka vuba, ariko ugire kwizera. Iyo nyine itarakura icyo kibazo ngo kiveho, ntabwo iba iramara kugutegura gutwara, ibicyategura ibitarakugeza aho ishaka kuba uri, ibitarakugeza aho ushaka kuba uri. Rero nakubwire ngo kuri mu kibazo ntibivuze ko Imana yagutereranye. Hari abo ufasha gusenga, abasengesho bakumva bigasohora bikagenda neza, ukajya wese ngewe byagenze bite. Nta yindi mpamvu, ntabwo ari ko Imana yakwibagiwe, ahubwo irimo gutegurira kandi ko bizaba byiza kurusha ibya mbere. Niko Imana ivuga ngo niwo mugaragu, ngo niwe murage w'abagaragu b'Uwiteka. We usenge, wizere, ntubabazwe nuko iby'abandi byakemutse, ibyawe bitarakemuka. Ntabwo ari byo, iryo ni ishari, kandi ishari si ryiza, ahubwo jya ukomeza usenge ngo Mana, ndabizi ko n'ibyanjye uri kubikoraho. Rero iyo Imana itarakura ikibazo ufite, ni uko iba itaramara gutegura, ntabwo iba irakugezaho gutwara. Humura, izere, ugire imbaraga z'umutima, Imana iri kumwe nawe. Hanyuma hari ikindi kintu kibaho, Imana ireba iherezo, twe tukareba ubu. Imana ijya ibasha kuturwanira intambara tutamenye, rimwe na rimwe hari n'izo tumenya, ndetse ngo hari n'izigirwa icecetse. Rero iyo ibize ngo ibasha kumva ibiganiro tutumva, hari abantu batuganira ikabyumva twe tutabyumva, ibasha kuturebera intambwe twe tutareba batera, byose ikabasha kubitumenyera. Ibyo bigatuma ireba iherezo, twe tukareba ubu ngubu. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abakorinto, urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cya 4 umurongo wa 18. Muraza kunyemerera dusome Abikorinto, igice cya Abikorinto ba 2, igice cyaho ni icya 4 umurongo wa 18. Reka dusome uko hatubwira urwandiko rwandika Abikorinto. Uwa 18 yaratubwira ngo natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Rero tugomba kumenya ko twe tureba ubu ndababaye, ubu ndi kubabara, ubu ndatsinzwe, ibi birarangiye, ariko Imana ireba ikizakuvanamo, ireba ikizagushyira ku murongo, ireba umugambi uri imbere ku buzima bwawe. Nicyo Imana ireba. Icyakubabaje si cyo kizarangiza inkuru yawe. Abantu bajya ngo ni iherezo, bakavuga ngo ndabona bimeze uku nguku, byarangiye, iri ni ryo herezo, ndabona ari nta buryo. Uzi impamvu turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 29 umurongo wa 11. Tuvuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarebe umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ku Uwiteka avuga. Rero ugomba kumenya ko iherezo ryawe si amarira, ahubwo ni amahoro. Si amarira, ni amahoro. Wowe izera Imana, ntabwo iherezo ryawe ari amarira, ni amahoro. Gira gusenga, ugire kwizera Imana. Imana izabikora, kuko yibasha kumenya ibyo byose ko tutamenya. Hariho Umwuka Wera nawe akadusabira. Icya 4, icyo Imana igusaba rero ni ukwiringira, ni ukwizera, si ugusobanukirwa byose. Ntabwo twabasha gusobanukirwa byose, ariko igusaba kwizera. Iyo usomye Imigani, igice cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 6, hari amagambo ahanditse ngira ngo ari cyo cyanditswe tugiye gusorezaho. Imigani igice cya 3, munyemerere mpabasomere, tuzasoma umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6, twumve ukuntu hatubwira. Imigani chapter 3 verse 5 to 6, hatubwira ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose,
nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Yesu nashimwe. Rero tugomba kwiringira Imana ariko tukamenya n'ubushake bwayo. Imana ivuga ko nuyizera nuyiringira nayo izakuyobora. Yobu ntiyamenye impamvu zose ariko yamenye Imana kurushaho. Yobu ntiyamenye impamvu ya biriya byose, ntabwo yamenye ko Satani yamusabye, ntabwo yigeze abimenya. We yamenye Imana, yizera Imana kurushaho. Kuko iyo usomye Yobu igice cya 44:5 arabikubwira. Rero nk'umwanzuro, umusozo, ndagira ngo mbabwire bene data, Imana izi itangiriro ry'ikibazo cyawe kandi izi n'iherezo. Imana iri kumwe nawe hagati aho ngaho ugeze. Ikindi, Imana izi iherezo ryawe. Hari Zaburi nkunda, ni Zaburi ya 34 igice cya 19, reka tuhasome. Iyi Zaburi nayo nkunda kuyigisha mu nyigisho ngira. Zaburi ya 34 igice cya 19. Naho reka turebe amagambo ahanditse kuko ni amagambo meza. Ako guhamagara kw'abantu. Niba uri mu kibazo uhaguruka usenge. Zaburi ya 34. Dusome umurongo wa 19. Atubwira ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Rero niba uri mu kibazo uhaguruka usenge, uvuge uti Mwami niringiye iherezo ryawe, bibe mu bushake bwawe, ntabwo igisubizo ari guhamagara abantu. Rero reka dufatanye dusenge ku bw'inyigisho, dusaba Imana gusa wongere kwibuka ko Imana izi itangiriro ry'ikibazo cyawe ikamenya n'iherezo, ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, irimo gutegurira. Dusengane mu izina rya Yesu. Data wo mu ijuru, hari imitima iremerewe, hari amarira, hari ubwoba, hari abantu bafite ubwoba bwinshi, hano bari kurira cyane bitewe n'ibibazo bitandukanye, bitewe n'ibyifuzo bari gusengera bitandukanye, ibyo byose. Ariko uyu munsi duhisemo kongera kukwizera. Turabizereye, abadukurikiranye bahisemo kongera kwizera ijambo ryawe, kwizera ibyo wandikishije. Tugushyize mu maboko intangiriro n'iherezo ry'ibibazo byacu. Tugushyize mu maboko intangiriro n'iherezo ry'imigambi yacu. Niwo bizi ibyo turi kwifuza, niwo uzi imigambi dufite, niwo uzi ibyo turi gutegura, imishinga ihari, byose niwo bizi. Tugushyize mu maboko Kristo. Buri wese ukurikiranye inyigisho, nanjye ubwanjye tukweretse, tugushyize mu maboko byose ibyo turi gutegura. Rero intangiriro yabyo n'iherezo turabikweretse, dushyize mu maboko yawe. Duhe amahoro arenze uko tubyumva, duhe amahoro arenze uko twabyumva, duhe amahoro arenze uko twabyumva. Ugiye gusohora kw'amasezerano kandi wongere gutuma imitima yacu ituza. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ongera wiringire Imana. Uwiteka ari hafi kubikemura, ari hafi kubikora, ari hafi tukareba indirimbo z'amashimwe. Yesu arabakunda.